twongeye turatomboye bana b'Imana kuba duhamagwa na Nyagasani ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Amahoro bana b'Imana, ni muhumure, Imana iradukunda, ije kudukiza kuri iki cyumweru cya 32 mu byumweru bisanzwe, tariki 10 Ugushyingo 2024. Ngaha tujye guhurira na Nyagasani hamwe n'amasomo atagatifu. Isomo rya mu gitabo cya mbere cy'Abami umutwe wa 17 umurongo wa 10 kugeza ku wa 16. Muri iyo minsi Eliya arahaguruka ajya i Sareputa, yinjira mu mujyi, ahasanga umugore w'umupfakazi watashyaga inkwi. Aramuhamagara maze aramubwira ati, ndakwinginze jya kunzanira amazi make muri urwo rweso kugira ngo nywe. Umugore ajya kuyazana. Eliya aramuhamagara maze aravuga ati, ndakwinginze unzanira agasate k'umugati. Umugore aramusubiza ati, ndahiye Uhoraho nyir'ubuzima Imana yawe, ntako mfite usibye agafu ku rushyi nsigaranye kari mu cyebo n'utuvuta turi mu cyeso. Nimara gutora udukwi ndataha nkavugemo umutsima, njyewe n'umwana wanjye tuwurye, ahasigaye twipfire. Eliya aramubwira ati, wigira ubwoba, taha ubigenze uko ubivuze, ariko banza uvugire mwakanje ukanzanire, maze ubone kwivugira kawe n'umwana wawe, kuko Uhoraho Imana ya Isiraheli avuze atya, mu cyebo ntihazaburamo ifu, amavuta yo mu cyeso ntazatuba, kugeza umunsi Uhoraho azagusha imvura ku butaka. Umugore aragenda agenza uko Eliya yabivuze, amara iminsi afite icyarya we na Eliya n'urugo rwe. Mu cyebo ntihaburamo ifu, n'amavuta yo mu cyeso ntiyatuba, nk'uko Uhoraho yari yabivugishije Eliya. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi 146. Nzasingiza Uhoraho mu buzima bwanjye bwose. Hahirwa Imana ya Yakobo ibereye umuvunyi, maze akiringira gusa Uhoraho Imana ye, we muremyi w'ijuru n'isi. Uhoraho ni mudahemuka iteka ryose, arengana abapfa akarengane, abashonji akabaha umugati. Uhoraho agorora ingingo z'abahinamiranye, Uhoraho akunda ab'intungane, Uhoraho arengera abavamahanga. Uhoraho ashyigikira imfubyi n'umupfakazi, ni nyir'ingoma ubuziraherezo, akaba Imana yawe Siyoni, uko ibihe bigenda bisimburana iteka. Nzasingiza Uhoraho mu buzima bwanjye bwose. Isomo rya 2 ry'Umubare yandikiye Abahebureyi umutwe wa 9 umurongo 24 kugeza ku 28. Bavandimwe, Kristo ntiyinjiye mu ngoro yubatswe n'abantu, yacaga amarenga y'ingoro y'ukuri, ahubwo atashye mu ijuru bwaryo kugira ngo aduhagararire ubu ngubu imbere y'Imana. Kandi ntiyagombaga kwitamba ubwe inshuro nyinshi, nk'uko umuherezabitambo mukuru yinjiranaga buri mwaka ahatagatifu rwose amaraso ataraye. Iyo biba bityo, Kristo aba yaragombye kubabara inshuro nyinshi kuva isi ikiremwa. Mu by'ukuri yahingutse rimwe rizima ibihe byuzurijwe, kugira ngo icyaha agihanagurishe igitambo cye. Nk'uko kandi umuntu wese yagenewe gupfa rimwe rizima, nyuma agacirwa urubanza, ni nako Kristo yatuweho igitambo rimwe rizima, kugira ngo avaneho ibyaha by'abantu batabarika, nyuma akazaza ubwa kabiri bitagifite amahuriro n'icyaha, azaniye uburokorwa abamutegereje bose. Iryo ni ijambo ry'Imana. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo y'Ivanjili ntagatifu yanditswe na Mariko umutwe wa 12 umurongo wa 38 kugeza ku 44. Muri icyo gihe Yesu yigishaga avuga ati, murajye mwirinda abigisha amategeko bakunda gutembera bambaye amakanzu maremare no kuramukizwa mu materaniro. Bakunda kandi guhabwa intebe z'icyubahiro mu masengero n'imyanya y'imbere aho batumiwe. Icyabo no kurya ingo z'abapfakazi, maze bakiha kuvuga amasengesho y'urudaca. Abo bazacirwa urubanza rukaze kurusha abandi. Yesu yari yicaye mu ngoro y'Imana, ahateganye n'ububiko bashyiragamo amaturo. Yitegerezaga uko rubanda batura. Abakungu benshi bashyiragamo byinshi. Maze haza umupfakazi w'umukene, ashyiramo uduceri 2. Yesu ahamagara abigishwa be arababwira ati, ndababwira ukuri, uriya mupfakazi w'umukene yarushije abandi bose gutura, kuko bariya bose bashyizemo ku by'ikirenga, naho we yashyizemo ibyari bimutunze byose. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Bayoboke b'Imana, nimugire amahoro. Aha tugeze ni kuri buri munsi. Fungura buri munsi, ufungure buri munsi, ufungurira abandi buri munsi. Ijambo ry'Imana buri munsi, ineza y'Imana buri munsi. Buri munsi Nyagasani akugirire neza. Turagutura Nyagasani abantu bariho mu kaga, bariho mu bibazo, intambara, amakimbirane. Aho bose bari kure yawe Nyagasani, tubashyize imbere ubwiza bwawe kugira ngo ubagirire neza. Turabagutuye Nyagasani, tugutuye ingo nyinshi ziriho ku manegeka. Yezu,
tugutuye abababaye, abashavuye, abari impande n'impande bose nyagasani ubakire muri aka kanya. Tugutuye nyagasani bari kumvira ijambo ryawe, abaza guteranira bose mu nsengero, muri za kiliziya, mu matorero hirya no hino, aho bose nyagasani bumva ijwi ryawe, bakumenye, bahinduke uko ushaka atari uko bashaka. Bayoboke b'Imana, nimugire amahoro. Muri aka kanya tugiye kuvuga ku ijambo bita ituro, l'offrande. Ngiyo inkingi tujye kwegamiraho. Amasomo y'uyu munsi yamwe yakurikiye ahiniye mu ijambo rimwe dukunze gukoresha ryitwa misa. Misa nyituro dutura Imana, nyituro turongeramo imigisha y'Imana. Isengesho rikuru ryitwa misa. Iri sengesho rero riraza kuhura he n'amaturo uno munsi. Ubwo tuza kuzirikana ku ngingo igira iti ituro rinyura Imana. Ese ituro rya rinyura Imana? Kuki ituro rya ritanyura Imana? Turaza gukomeza tugenda tubyibazaho. Tugiye rero kuzirikana kuri misa, iryo turo dushobora gutura rikanyura Imana. Misa yanjye nyitura nte? Twongere twibutse ibice bibiri bigize misa, ari nabyo tuza guhura nabyo muri amasomo y'uyu munsi. Igice cya mbere, la liturgie de la parole, igice cyo kumva ijambo ry'Imana kurizirikanaho. N'ikindi gice cya kabiri, la liturgie de l'Eucharistie, igice cyo gutura igitambo cy'Ukaristiya, aho duhura na Yesu ubundi tugasangira na Yesu tukamukoraho, turamwumva ubundi tukamukoraho tukamererwa neza. Namwe byumvise isomo rya mbere rikuyemo icyo gice cya mbere, igice cyo kumva ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ni ukumva abahanuzi ab'Imana itwoherezaho. Ubwo twazirikanye ituro ry'umupfakazi w'isareputa ari kumwe na Eliya umuhanuzi w'Imana, kumva ijambo ry'Imana, umuhanuzi w'Imana Eliya. Twumvise uburyo amwakiriye neza, akamufata neza, akamwitaho, akamugaburira. Ntabwo byarangiye aho ngaho. Imana yaje kwitura umupfakazi, ngo nuko mukeboke ntihaburamo agafu, mukesoke ntihaburamo utuvuta. Kubera iki? Umugisha w'Imana. Igihe cyose wakira ijambo ry'Imana neza, ukakira ijambo ry'umuhanuzi w'Imana uvugira Imana, umererwa neza kuko watumwe n'Imana. Igihe cyose wumva Imana, umererwa neza, ugira umugisha. Igihe cyose wumva ijambo ry'Imana kandi ukarikurikiza, noneho nk'uyu mukecuru, nk'uyu mupfakazi w'isareputa, umererwa neza, ukabaho neza. Ngira ituro ry'umupfakazi. Na Zaburi uyu munsi irikiriza iri somo, nzasingiza Uhoraho mu buzima bwanjye bwose. Gusingiza Imana imaze kungaburira, kubera ibyiza idahwema kudukorera, itugaburira n'igihe tutari tubikwiye, n'igihe tutari tubyiteze. Kuko Imana ikora ibyo ishoboye byose, ikakurinda, ikakurengera. Dieu s'arrange pour arranger ce qui nous dérange. Nyagasani akora ibishobotse byose, agatenga agashyira ku murongo bya bintu byose bitubuza amahwemo, kubera impuhwe z'Imana. Na niryo somo rya kabiri twazirikanye nanone, Yezu igitambo kizima, rya turo rizima, ngo dukomeza kugenda turigarukaho. Ndifuza mu kuzirikana kuri ivanjiri, aho tujya kugana ku gice cya kabiri nyine cya kindi cya misa, nyuma kumva ijambo ry'Imana, gutura igitambo cy'Ukaristiya. Iri turo noneho, iri turo nuko na Yezu nawe agiye kubiduhamo urugero, avuga ku ituro. Abantu benshi bageze mu gihe cyo gutura, ati n'ubundi ariya n'amafaranga reka nisohokere. Bamwe bagatangira bagasohoka, abandi bakajya ku matelefone, ndavuga mu misa. Abandi bagahamagara kuri telefone ati yewe uzi ko ndi mu misa, bakandikira na message nyinshi ngo bari mu misa vraiment. Abandi bagasohoka ati ibi ni amafaranga, ibi ni amaturo. Nyamara iyo wari ufite amakuru yuzuye, uzi ko ari amafaranga nayo ari ituro koko rinyura Imana, ari ituro twerekezaho Imana. Erega kuko dukomeza tubivuga, ntabwo ari amafaranga n'ubundi dutura, ahubwo iki? Umutima. Ubwo twumvise muri no vanjiri undi mupfakazi, umupfakazi batavuze izina, bishatse kuvuga nawe aho hashyira izina, wandi tuduceri tubiri. Umukene tukanyura Imana, kubera iki? Yatanganye umutima we wose. Reka tuzirikane ubwoko butatu bw'amaturo. Ituro rya mbere nano mafaranga dushyira mu gaseke ayo yose. Ituro rya kabiri ni ituro rya Yezu, we witanzeho igitambo kizima, ituro rizima ritagira inenge. Hanyuma ituro rya gatatu ni ubuzima bwacu dutura Imana. Umusaserodoti uri mu cyimbo cya Yezu, cyane cyane mu gitambo cy'Ukaristiya, yazamuye umugati, akazamura inkongoro, burya kagasahani abashyizeho wa mugati, abishatse kuvuga ko n'umukristo wese ari kuzamura, azamura imbaga y'Imana ku Mana. Kagasahani yakazamuye,
abashyizeho icyifuzo cyawe, abashyizeho ibyo waje gusaba, abashyizeho ibyo uje gushimira Imana, abashyizeho ingorane zawe, cyajya nyine nawe uri mu gitambo cy'Ukaristiya. Gusa ntabwo abenshi dukunze kubona iyo neza cyangwa ngo tubone ingaruka nziza z'uwo mugati uzamutse, z'iyo nkongoro izamutse, kuko iby'Imana nyine bikora bucece kandi iby'Imana ni ukwitonda, ntabwo byihuta. Niyo mpamvu nawe iryo turo rizima, ubuzima bwawe nujya gutura ujye uvuga uti nshyizemo amafaranga, ariko Nyagasani wakire n'uyu muvandimwe nzanye, wakire n'umugabo wanjye, wakire n'uyu mwana wanjye. Ni ukukora umutambagiro w'ituro mu misa ushyira mu gaseke nk'uriya mupfakazi, navuga uti Nyagasani nkuzaniye ubuzima bwanjye bwose. Kuko akenshi tujya gutura tugasiga ubuzima bwacu. Hano abafite ibifaranga byinshi cyane ukabishyiramo, ariko ugasiga ubuzima bwawe. Akenshi uzasanga muri Afurika kure cyane ushobora gutura ibintu bya miliyoni, ariko ari wowe uri kure y'Imana, ari wowe wirirwa wiyandavuza, ari wowe uri mu isayo udashaka ko wagarukira Imana. Ituro rinyura Imana mubyeyi ni ukugarukira Imana. Nuzana intama ukazana ihene ukazana amafaranga, icyo kintu cyose washyira mu gaseke uze utambagiro, ujye n'isengesho ubwire Nyagasani ati Nyagasani ngutuye umuntu wanani, ngutuye ingeso yanani, ngutuye ibibazo ufite, Yezu byakire mbishyize muri aka gaseke. Nuko rero biranababaje, umuntu wese turaza kubigaruka ukoresha nabi maturo, ni nka kundi nyine wa undi waje gutura, bya bibazo bishobora kukujyaho mu gihe cyose utari gutura neza uko bikwiye, cyangwa mu gihe cyose utari kwakira neza ituro uko bikwiye. Nyuma yo kuzirikana kuri aya maturo, reka tuvuge byibuze ibintu bitanu Ivanjiri ije gutubwira. Mbere na mbere Ivanjiri iraza gutubwira ko Imana ariyo mugenga wa byose, kubera ko ibintu byose biva ku Mana, nayo byakagombye n'ubundi kugarukaho ngo twaduceri tubiri n'ubundi wa mubyeyi yatuye, dushushanya ubuzima bwe bwose ko n'ubundi bwavuye ku Mana kandi ariyo bugomba gusubiraho. Icyo ni icya mbere. Iri turo kandi igihe umupfakazi riza gutwereka ko nta gipfu busa ku Mana, burya Imana byose bibireba, nubwo twaba ari duke, wowe mu maso yawe ni duke nk'umufarisayo mwigisha amategeko, ariko imbere ya Yezu araduha agaciro, kuko kwa Yezu nta gipfu busa. Icya gatatu Ivanjiri yatubwira ni uko ubuzima burya butangira kuri zeru bukanarangira kuri zeru. Butangira turi ubusa, tuva mu busa, tuza ku isi turi ubusa, tukazasubira mu gitaka n'ubundi turi ubusa. Mubyeyi, aka kantu ujya kwibazaho. Niyo mpamvu ubuzima mubyeyi ni ukubwitondera, ukarushaho kwitanga uko ushoboye kose. Mbese iyi Ivanjiri yerekeza ku buzima ndetse n'urupfu. Ubwa gatatu kandi ino Ivanjiri iradushyira imbere umukungu ndetse n'umukene. Umukungu, umukire ntabwo ari ufite ibintu byinshi, ahubwo Ivanjiri ashaka kutwereka ko umukire ari uwizirika, ari uwizirika ku bintu. Arabifite ariko atanga iby'imirengwe, atanga imisigare, ibyasigaye, ibyamurenze. Naho umukene ntabwo ari ubuze pfa na ruguru, ahubwo n'ukenera Imana, n'uwitanga. Ntabwo ari utanga gusa, ahubwo n'uwitanga wese. Ngiye igituro rinyura Imana, kwitanga wese. Icya kane twazirikana kuri iri turo ni offrande parfaite, ni ituro ryerekeza kuri Ukaristiya, Yezu witanze akitangira abantu. Wowe cyane dukunze kubizirikana muri Yohani 3:16, Imana yakunze abantu kugeza nubwo yohereje umwana we ku isi kugira ngo yitangire abantu. Incungu, Ukaristiya, Yezu wigize umuntu kugira ngo ducungure. Ngiki gitambo, ngiye Ukaristiya, ngiri ituro rinyura Imana, Yezu Kristo. Icya gatanu twazirikana nuko burya mu buzima abantu benshi dukunze kwiyemera bitewe n'ibintu dufite, ubwenge dufite, ubukungu dufite. Nuko rero tugatangira tucyamaza duti muze murebe ibintu mfite. Ninjye wubatse iriya kiliziya, ninjye washyizemo intebe, ninjye waguze iriya sonorizasiyo iri mu kiliziya, ninjye waguze biriya byose bitatse mu kiliziya, ninjye utura menshi, ninjye ntura icyacumi, ntura ibihumbi 100, ntura miliyoni, ntura. Ugasanga uri kugenda wiyamamaza. Ariko aka kantu umubyeyi karashimishije ko uno munsi ko bidakwiye ko wakwiyamamaza wowe utanabishobora. Ni Yezu twamamaza. Yezu niwe dukora publicité nziza kandi iryoshye. Dutekereza uburyo ko ari uyu mupfakazi publicité kandi kabiciyemo neza, akaba arushije abantu bose bari bari hangaha muri urusengero. Kubera iki? Ni Yezu gukora publicité. Iyo Yezu yakuvugiye, iyo Yezu yakuvuganiye, Yezu yagutatse, ntawe ushobora kugutuka. Naho ubundi twebwe twitatse akenshi tuba turi gutuka Imana. Yezu ka publicité ka Yezu umubyeyi wakumvise, kureka Yezu akaba ari ugira ute ushima ituro ryawe. Ngira ituro rinyura Imana, nuko Imana yarishimye. Naho ubundi dushobora ko dutanya ibintu bya mirenge, ariko niba umutima wacu uri kure y'Imana, iryo turo wagize ngo Nyagasana azarishima.
nta ka publicité uzabona, ka publicité gakozwe na Yesu. Umutima wose kwiha Yesu ntaho umusondetse, kwiha Yesu ntaho umukinze, kwiha Yesu utamuherwa ku ngeso mbi, umutima ugororokeye nyagasani. Mubyeyi, hari inkuru yigeze ibaho, uyizirikane ubushishozi hanyuma uze gukura mu isomo. Umunsi umwe ngo umugabo witwa Manafasha yahuye na Petero. Petero sugo bahuriye he? Niba ukurikira iby'Iyobokamana. Ngo umugabo ngo yarapfuye witwa Manafasha, bamaze gupfa, wageze imbere y'umuryango w'ijuru, Petero aramukanira ati urajya hehe? Petero ngo atangira asoma ku rutonde rwa za kiliziya yahawe ruriho amaturo n'abagiye batura, ndetse n'ibikorwa by'urukundo bagiye bakora bakurikije izo ntonde. Ngo abakuru b'imiryango nyine bari bazaniye Petero izo ntonde. Nuko Petero areba ku rutonde rwa mbere urw'abatanga amaturo, wa mugabo aramubura. Manafasha bamureba ku rutonde rw'abantu bakora ibikorwa by'urukundo, shwi. Manafasha bamureba ku rutonde rw'abantu bakubura kiliziya, shwi. Manafasha bamureba ku rutonde rw'abantu basura abarwayi, shwi. Nta gikorwa cy'urukundo bigeze bamubonamo. Nuko Petero aramukana amubwira ati iri juru nawe ntabwo ryinjiramo, subirayo. Nuko Manafasha atangira kurira, koko Petero mpeze hanze. Ngo nuko Petero aramubwira ati byibuze se mbwira igikorwa kimwe waba arakoze byibuze ngo ushake kuri urutonde. Nuko wa mugabo ngo aramubwira ati umva cyo bikora, hari kiliziya muri paruwasi yacu nazanye ibuye, nuko yandijugunya mu yandi aho bari kubaka paruwasi. Nuko Petero aramubwira ati uraribwirwa n'iki iryo buye? Nuko Manafasha aramubwira ati iryo buye yanditseho izina ryanjye. Nuko Petero aramubwira ati genda urizane, iryo buye nurizana washyize mu yandi nanjye ndagufungura ijuru ndakure kujya mu ijuru. Nuko wa mugabo ngongera aramanuka agera muri paruwasi, asanga bari gusenga kiliziya yaruzuye. Kiliziya yaruzuye kera. Nuko ajya gushakisha muri ya mabuye ahantu yaratenze, atangira gushakisha. Nuko aza kubona ko aho izina ryari ryanditse. Nuko iryo buye kubera ngo gaciro ryari rifite, bari barigize ibuye ry'ifatizo. Nuko wa mugabo asaba uburenganzira ko iryo buye agomba kuritwara nyiraryo, ubundi akajya kuryereka Petero. Nibwo rero atangiye uburyo bwose kurikuramo. Bamuha inkwenene, bamuha urw'amenyo. Abakristo bari baje gusenga bamuha urw'amenyo, baramucyaha bikomeye cyane, bamuha induru nyinshi cyane. Nawe ashaka kurwana na ryabuye, induru iba nyinshi aho ngaho, urusaku ruba rwinshi cyane. Ngo nuko urusaku rubaye rwinshi rw'uko bari ku mucyango ntabatwara ibuye, dore ko inzu yari guhita isenyuka yose, kiliziya yari guhita isenyuka kubera ryabuye ry'ifatizo. Nuko bigeze aho ngaho, Petero ngo umvise iyo nduru, ngo aribaza ati aba bantu baramutse basenya iriya nzu bagakura muri iriya buye koko nk'uko bivuga Manafasha, ubu iyi kiliziya ntiyahita basenyukiraho bagahita bapfa, ubundi bakambaza ku nkeke bashaka ijuru kandi ninaniriwe none. Ngo nuko Petero ngo ahita amugobeza ati ngwino vuba vuba, amuhamagara vuba vuba. Amaze nawe kwireberaho ryabuye ko ari ibuye ry'ifatizo bubakiyeho. Nuko wa mugabo ngo ajya mu ijuru, Petero amukingurira ijuru. Kubera iki? Ryabuye ry'ifatizo aramutse arishenye byagenda bite? Ya kiliziya ishobora guhita igira ite? Isenyuka, abakeye Imana bakaba hapfira. Ngo kuko Manafasha yageze mu ijuru. Kubera iki? Ryabuye nawe atazi igihe ryubakiwe. Bayoboke b'Imana, Yesu Kristo akuzwe. Inkunga yawe, itafari ryawe, ibuye ryawe mu kubaka kiliziya ni irihe? Reka dusoreze gutuntu dutatu tuza kugufasha kongera kwitekerezaho ituro ryawe aho rinyura. Ituro rinyura Imana ryawe. Baramutse bakubwiye ngo amaturo watanze mu kiliziya yanyu, mu rusengero rwanyu, muri paruwasi yawe, diyosezi yawe, ko ayo maturo ari yazubaka inzu uzaturamo mu ijuru hakurya y'imva. Wazatura mu nzu imeze ite? Wazatura mu igorofa, wazatura muri etaje, wazatura mu ishato, wazatura mu gacurama, wazatura mu nzu zimeze zite? Umwe ati yewe ubanza n'ikibanza gitavamo. Nukomeze kwibaza nawe inzu uzaturamo mu ijuru uyitangira hehe? Iteme uzambuka uritinda hakiri kare. Ukomeze wibaza uburyo ujya wubaka inzu bitewe n'amaturo n'ituro utanga, uko witanga. Igihe kizagera rero ushobora no kuzagenda kuri Manafasha nawe. Kubera iki? Uko wagiye witanga, ukitangira abantu ukiri hano ku isi. Icya kabiri tuzirikanaho, nyaboneka murambabarire, n'uburyo dukoresha amaturo. Kaduhere ku bantu bakira amaturo, babandi bari mu ngoro y'Imana, abahereza bitambo, abadiyakoni, abashinzwe ingoro, abashinzwe isengero, abandi bakira amaturo. Turagowe, muragowe
niba maturo ituro ry'Imana ryageze mu ngoro y'Imana uryica ubusa gaspillage ukarikoresha ibidakwiye, Imana izabikubaza, ntabwo ari njye uzabikubaza. Uragowe kandi we nawe udatanga ituro, abandi bakubaka paruwasi wicaye uri kubarebera, abandi bakubaka santrali wicaye uri kubarebera, abandi bagakora ibikorwa by'urukundo wicaye uri kubarebera. Inzu uzaturamo mu ijuru iri hehe? Nawe Imana nibikubaza ntuzambaze. Ikindi kandi hari n'abandi benshi cyane hirya kure bashaka gusoresha amaturo ageze mu kiliziya. Yaba abantu bari bazi ko ikintu cyose cyakandagiye mu ngoro y'Imana kiba cyabaye gitagatifu, naho kongera gukurikirana iby'ingoro y'Imana. Mu isezerano rya kera bavuga ko iyo umuntu babaga bamwirukanye, babaga bari kumwirukansa, yabaga yanakoze nabi akirukira mu ngoro, yabaga arokotse. Kubera iki? Mu ngoro y'Imana duhabonera urw'urucyo. Ingoro y'Imana n'ahantu hatagatifu, ibyagezweho byose bigira bite biba bitagatifu. Rero iyo uri gukoresha nabi ituro, ukora icyaha bita sakirirego, kwandavuza ituro, ibiyirimo, ibiri ku rutambiro n'ibiriho byose uri kubitesha agaciro. Bantu dutesha agaciro ingoro y'Imana, ukajya gusaka ukongera ugasaka ingoro y'Imana. Umva, Imana izabikwibariza, ntabwo ari njyewe n'ukuri wabikubaza, buri wese azibarizwe n'Imana. Gusa njye navuga ko ikintu cyose heze mu ngoro y'Imana yo gukitondera ni ituro nyine, ugomba nawe kugira ute kuriyesha agaciro contribution yawe kugira ngo kiliziya yacu itere imbere, kiliziya yacu igane Nyagasani, abantu bagana Imana. Bantu dusahura kiliziya aho kugira ngo dufashe kiliziya zacu, kugira ngo dufashe abayoboke b'Imana bazamuke neza. Iyi munsi Nyagasani akoje ati ryawe ririhe, aho nawe uzaba Imana afasha, cyangwa uzabona n'ikikurengera. Wasanga ujya uza gusa gusaruza mu ngoro y'Imana, ariko we nta turo riri mu ngoro y'Imana ryawe. Ubuzima bwawe buri hehe? Ubuzima bwawe buri hehe? Amaturo yacu uburyo tuyakoresha, umuntu ukoresha amaturo nabi, umuntu udafatikanya n'abandi, amaherezo y'inzira ni mu nzu. Urifuza kujya mu ijuru, ubuzima bwawe nawe butura Imana, nguriya mupfakazi w'isareko, ubuzima bwawe nawe buture mu Imana, bujye mu mugisha w'Imana. Abantu benshi bajya bakora amasakirego menshi ku maturo, batazi ko nyine amaturo agomba kuduhuza n'Imana. Ubuzima bwacu akenshi twebwe tubibara mu mafaranga n'ibintu, tukaza kubagirwa ko ari ubuzima bwa kiliziya, ubuzima bwacu hamwe n'Imana, ubuzima tugomba gutura Imana buri munsi. Icya gatatu njya gusorezaho ni ukwimenyekanisha imbere Yezu, n'uburyo Yezu atumenyekanisha. Kumvise uriya mupfakazi uduceri tubiri tugatuma amenyekana, kubera icyo akora publicité na Yezu. Mu mateka ya kiliziya hari umuntu njya gusorezaho witwa Mutagatifu Ambroise, wakoreye publicité nanjye kuvuga n'abamarayika n'abijuru, bigatuma amenyekana. Kubera iki? Bishoboke ko ari ituro ry'umutima we. Ubwo muri diocese ya Milani umwepiskopi yaramaze kwitaba Imana, nuko ngo bashakisha hose wamusimbura, bareba hirya bareba hino baramubura. Bishoboke ko bari guteganya abantu bize ibintu bikomeye cyane, bateganya abantu bakomeye cyane muri iyo diocese. Nuko embomate bagiye kumva mu ruhame abantu bose bateranye ngo haje kwaduka kana. Abantu bamwe bavuga ko ari akamarayika ati L'évêque Ambroise, umwepiskopi yitwa Ambroise, umwepiskopi y'idiocese yitwa Ambroise. Nuko ngo muri ako kanya ngo Ambroise bahitamo amasakramentu yose agombera ko yagera ku bwepiskopi. Irumvikana batisi ukarisiya gukomeza ubusaserdoti, niwe mutagatifu wabonye amasakramentu menshi umunsi umwe icyarimwe. Nuko rero birangeze ku bwepiskopi iki publicité yo mu ijuru. Muvyeyi muvandimwe, nubona uri gutanga abantu ntibabyiteho, nubona uri kwitanga abantu ntibabyiteho, humura. Nyagasani ubwo afite ububasha bwo kuza gukora publicité, Nyagasani ubwo afite ububasha bwo kuzakuzamura. Nuko akuvuganira avuga ati urajya mu ijuru Ambroise, urajya mu ijuru. Kubera iki? Ya publicité y'imbaga y'Imana ikazatuma ujya mu ijuru. Ituro ryacu rishimisha Imana buri munsi, maze tugende neza mu nzira z'Imana. Ituro rinyura Imana, umutima wicuza, ubuzima bunyura Imana, ngira ituro rishimisha Imana. Mwese Imana ibaho umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Masumbuko Ladislas wa diocese ya Cyangugu.